unasenga ujuhukija Yesu zumubabariwe no kubunubwe tuzagera mw'ijuru. Vuga Yesu gusa bizakuyobora iteka ry'ubivugurima kandi unasenga sinabura kuvuga iby'umusaraba we uwo mukiza kuko yanyitangiye. Vuga Yesu gusa bizakuyobora iteka ry'ubivugurima kandi unasenga uvuga Yesu n'uvushirikihusa kutinda kunshingano bitesha agaciro. Vuga Yesu gusa bizakuyobora iteka ry'ubivugurima kandi unasenga ujuhukija Yesu nubwo wacogora va mu ntege nke zawe ubwiyegurire. Vuga Yesu gusa bizakuyobora iteka ry'ubivugurima kandi unasenga. nongeye kubasuhuza ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane natwe aho duherereye hose. Nizere ko turi kumvikana kandi nizere yuko iki ari igihe cyiza, ni igihe cyo kubana n'Imana kandi ni igihe cyo kwitegura kugaruka kwa Yesu kutagitinze. Reka rero niba muri kunyumva muzamura ibiganza kugira ngo turebe niba twumvikana, kandi niba mutari kunyumva nabwo murabivuga. Amena amena. Amazina yanjye nitwa Nsengimana Mark, niyo mazina yanjye. Ubu nkorera igikondore naho ntuye, ndi umugabo ndubatse, ibisigaye Uwiteka duhana umugisha wo muri iyi minsi tugiye kumarana. Mbere yuko tujya mbere reka tubanze dusome amagambo ubundi tubone gutangira. Uhoraho niwe ukurinda, aboneka mu ntambara ikomeye mu gice ku rupapuro rwaho rwa 440. Uhoraho ni ukurinda, uhoraho aguhora hafi akubera ubwugamo. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro nabwo ukwezi ntacyo kuzagutwara. Uhoraho azakurinda ikibi cyose, azarinda ubugingo bwawe. Koko niyo izakurinda umutego umwanza gutega, kurinde n'icyorezo gitsemba abantu. Izakubundikira n'amababa yayo, kandi amababa yayo azakubera ubuhungiro. Umurava wayo niwo ngabo nto nini zigukingira. Ntuzatinya ikigutera ubwoba cya nijoro, nubwo uzatinya imyambi kurasa ku manywa. Ntuzatinya icyorezo gitera mu gicuku,
nta nubwo uzatinya umugiga itsemba abantu ku manywa y'ihangu, nubwo abantu ibihumbi barwa iruhande rwawe, abantu ibihumbi 10 bikagwa iburyo bwawe, ariko wowe ntibizakugeraho. Uzabyitegereza gusa wirebera igihano cy'abagome, kubera wagize Uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba byose uyigira ubuturo bwawe, bityo nta kibi kizakugeraho, nta n'icyago kizagera aho utuye. Ndagusuhuje nshuti mukundwa, duhuriye kuri iyi platform ya amigisho n'indirimbo. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe aho uherereye hose. N'amahirwe atangaje kuba warafashe igihe kingana gutya, n'amahirwe atangaje kuba Imana yarateguye aya materaniro kugira ngo tubane kandi kugira ngo tuganire mu gihe gisa nk'iki. Ni igihe kigoye kandi ni igihe kirimo gisa n'igishyiraho umusozo, ni igihe Uwiteka arimo ategura imitima y'ubwoko bwe, kandi ni igihe Uwiteka arimo akora cyane kugira ngo abantu bazabona ubugingo buhoraho, babe bariho bategurwa, kandi ni igihe abantu babashyira ibibatandukanya n'Imana ku ruhande. Ariko kandi umwigisha watubanjirije yatweretse yuko umuryango ari ryo pfundo ry'ubutumwa bwiza, yatweretse yuko umuryango ari cyo kintu Imana ishaka yuko kibaho. Indirimbo iratubwira ngo nimucana amatabaza umwijima ubaye icyago, muboneza amatabaza umwijima ubaye icyago. Mbere yuko tujya mbere, reka dusenge. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Waduhaye amahirwe atangaje yo kumenya inzira yawe, waduhaye amahirwe atangaje yo kukugira nk'Imana yacu rukumbi. Twishyize mu bwishingizi bwawe muri iki gitondo, ubwo tugiye kuba mu materaniro tuzamaramo iminsi 7. Iyi minsi 7 ni icyuzuye cyawe. Turakwinginze ngo Mana yacu uzaduhiremo, uzaduhemo gusabana nawe, umugisha wawe uzatubeho, kandi ibyo ushaka bizakorerwe muri twebwe nk'uko bikorwa mu ijuru. Reka rero ifunguro ryacu uyu munsi uriduhane n'abera bose, kandi nta rindi funguro n'ubutumwa bwiza kandi bubumburiwe isi. Reka rero ubwo butumwa bwiza bukabaka imitima yacu, kandi imitima yacu yemere kwakira iryo funguro watugeneye. Nicyo nsabira n'abera bose kubwa Yesu umucunguzi wacu, amena. Tumaze kubona yuko Uwiteka Imana izaturinda ikibi, Uwiteka Imana izaturinda n'igiteye ubwoba. Uwiteka Imana ngo nta cyorezo kizegera mu muturo bwacu, ariko kandi Uwiteka Imana atwereka neza impamvu ibyo bintu bitazatugeraho. Impamvu ibyo bintu bitazatugeraho nuko tuzaba twaragize ubuturo bwera bw'Uwiteka buzaba bwejejwe, nuko ubuturo bwacu buzaba bwejejwe, nuko ahantu Imana iba hazaba hasa n'aho Imana ishaka gutura, nuko Imana n'ubundi umugambi wayo ni ukugira ngo iturane natwe. Kandi ntabwo Imana yegera ahantu hari inkozi z'ikibi, ntabwo Imana yegera umutima wanduye, ahubwo umutima wanduye udashaka Imana ntabwo Imana igihata. Ariko kandi Yesu ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Nuvuga ngo ntabwo Imana ijya ihatira umuntu agakiza, ntabwo Imana ijya ihata kugira ngo yinjire ku ngufu, ahubwo Imana itegeka yuko wowe, ishaka yuko wowe wayikingurira ku bushake kugira ngo yinjire. Amateraniro yacu afite insanganyamatsiko tuzareberaho. Insanganyamatsiko iratubwira ngo ikimenyetso rurangiza cyangwa se ikimenyetso rukumbi kizakwereka kugaruka kwa Yesu ko kuri hafi. Ikimenyetso kizerekana kugaruka kwa Yesu yuko kiri hafi. Mbese ikimenyetso kizereka abantu kugaruka kwa Yesu ko kuri hafi ni ikihe? Mbese koko kugaruka kwa Yesu ubundi kurahari? Mbese koko ubu abantu ntibaba batazi neza kugaruka kwa Yesu ko guhari? Mbese uyu munsi abantu biteguye kugaruka kwa Yesu Kristo? Mbese njyewe ndabyiteguye, ubundi njye mbivuga niteguye kugaruka kwa Yesu Kristo? Mbese ibikorwa byanjye bihamanya koko ko nifuza ko Yesu Kristo agaruka? Tureba mu butumwa bwiza bwa Yesu nko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho ni icyambere umurongo wa 22.
ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana igice cyaho ni icya mbere umurongo wa 22. Baramusubiza bati none se urinde ngo dusubize abadutumye, wowe wiyitande? None se urinde kugira ngo dusubize abadutumye? Hari abantu bari batumye uyu muntu tugiye kureba uwo ari we, bari bamutumye bati wowe urinde. Abantu barashaka kumenya uwo muntu uwo ari we. Ese bamutumye kuyihe mpamvu? Ese nihe mpamvu bari bamutumyeho? Kwari ukugira ngo bamenye iki? Kwari ukugira ngo bibigishe iki? Wowe wiyitande. Wowe wiyitande. Ati ndijwi ry'urangurura mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Abari batumwe abari abafarisayo. Nuko baramusubiza bati none ubatiriza iki ko utari Kristo, ntube na Eliya, ntube na wa muhanuzi? None ubwo urimo urabatiriza iki? Icya mbere nturi Kristo, icya kabiri nturi Eliya, icya gatatu nturi n'umuhanuzi, nturi n'uwa muhanuzi. No kuvuga ngo ahangaha abanditsi n'abafarisayo ntabwo bari bazi impamvu Yohana ariho, ntabwo bari bazi, nta nubwo bari bazi umuhamagaro wa Yohana, nta nubwo bari bazi uyu Yesu Kristo ari we, nta nubwo bari bazi kandi n'uyu Eliya bavugaga, usibye ko bamwumvaga ariko ntabwo bakoraga nk'ibyo Eliya yakoraga. Ariko kandi batumye kuri Yohana baramubaza bati ubundi urinde wowe? Arababwira ati ndinteguza ndijwi ry'urangurura mu butayu. Ni ukuvuga ngo yagombaga kubanza gutegura inzira y'Uwiteka kugira ngo Uwiteka abone aho anyura, kugira ngo Uwiteka abone icyo agomba gukora. Ariko kandi tubona yuko Yohana uyu nguyu wateguye inzira, Yohana yarayiteguye kugira ngo Yesu Kristo ayinyuremo, kandi Yesu Kristo yagombaga kubona inzira iharuye. Twibukiranye neza iyo Yohana Umubatiza yagendaga yigisha ubutumwa bwiza, kandi Yohana Umubatiza tubona ko tubona yuko Bibiliya itwereka amahenuka ya Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza tubona yuko yaguye muri gereza yishwe n'umwami Herodi, ariko kandi Yohana Umubatiza mbere yuko asinzira cyangwa se mbere yuko apfa ari muri gereza yatumye kuri Yesu aramubaza ngo mbese nimugende mumbarize Yesu, nimugende mumbarize uwo muntu uwo wavugaga niba ari we Yesu cyangwa se niba tugomba gutegereza undi. Nimugende mumumbarize niba ari we cyangwa se ngombe ntegereza undi. Ariko kandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni ubutumwa bwiza bugera ahantu hose, ni ubutumwa bwiza butirengagiza uruhande na rumwe. Ni ubutumwa bwiza bugomba kubwirwa isi yose, ni ubutumwa bugomba kubwirwa amahanga yose, ni ubutumwa butagomba kugira umupaka, ni ubutumwa bugera mu nguni zose, ni ubutumwa buteguriza abatahajuru gutaha. Bona nubwo banyura nubona nubwo basinzira ariko bagasinzira na kwizera. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni ubutumwa bubatura umuntu bukamukura mu bubata ahubwo bukamushyira mu mudendezo. Ni ubutumwa buturarikira kwakira intsinzi ya Yesu. Ni ubutumwa buturarikira kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Niba tujyana muzamura ibiganza, niba tukiri kumwe kugera ahangaha muzamura ibiganza. Imana ihabwa umugisha. Tugiye kurebera amagambo noneho aboneka muri Matayo igice cyaho ni icya 5. Matayo igice cyaho cya 5 tugiye kuzamuka umusozi, tugiye kujya ku musozi. Noneho reka tuzamuke, tugiye kuzamukana rero uyu musozi kandi tugiye kuzamukana na Kristo. Muri ibi byumweru bibiri ndakwifuriza ndakurarikira kugira ngo uzamukane na Kristo umusozi, kandi Kristo aba ari we ugira nyambere mu mibereho yawe, Kristo aba ari we ugira urufatiro rwawe, kandi Kristo aba ari we wishigikirizaho. Kuko Yesu Kristo uyu munsi none aragushaka kandi nanjye arashaka kugira ngo tuzamukane umusozi. Zamukana na Kristo umusozi, zamukana na Yesu umusozi. Mbese kuri umusozi tugiye kuhakora iki? Uyu musozi tugiye kuhakora iki? Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi. Yesu abonye abantu benshi abonye abantu benshi yariyo mahirwe ye. Yaragize umugisha wo kubona abantu benshi, kandi uyu mugisha yaragiye kuhesha n'abandi, kuko icyari cyamuzanye kwari uguhesha abantu umugisha. Yesu abonye abantu benshi azamuka umusozi.
uyu munsi wa none Yesu arifuza yuko azamukana umusozi nawe. Yesu arifuza yuko uyu munsi agirana ikiganiro nawe. Yesu aragukeneye cyane kugira ngo mugirane umushyikirano. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo. Amaze kwicara Yesu, hari abigishwa be babaga iruhande rwe, hari abigishwa be babaga bari kumwe nawe, hari abigishwa be babaga mu ntangiriro z'umurimo, babaga bari kumwe nawe bamukikije. Yesu atangiye aterura amagambo kubera ko yaramaze kubona abantu. Aterura amagambo. Ijambo rya mbere Yesu yababwiye, yaravuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Yesu yatangiye kuvuga ngo hahirwa abakene. Abantu bari baraho ngaho batangira kuyumva, batangira kuvuga bati ubwo Yesu atangiye kutubwira abakene no tugi, ubwo atangiriye ku kibazo cy'ubukene, noneho atangiriye aho turi. Yesu atangiriye noneho kugikenewe, kuko abantu benshi bashakaga ubutunzi. Rero Yesu yaratangiriye kucyo ari karangije avuga yuko hahirwa abakene mu mitima yabo. Hahirwa abantu bafite ubukene. Kandi iyo umuntu afite ubukene, ni ngombwa yuko ajya gukora kugira ngo abone ibimutunga. Ni ngombwa yuko akora kugira ngo abone ave mu bukene, noneho abone ibyo yarakeneye. Rero niyo mpamvu umunyarwanda yaravuze ngo utayikoranye ntayishira. Mbese kugeza turacyari kumwe. Uwiteka arimo arerekana abakene, ariko ni ubukene bwo mu mutima. Uyu muntu ufite ubukene bwo mu mutima, none uyu muntu ufite ubukene bwo mu mutima atangirana noneho gushakisha. Uyu muntu ufite ubukene bwo mu mutima atangira gushakisha icyamumara ubukene, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Uyu muntu ufite ubukene bwo mu mutima, ubwami bwo mu ijuru barubwe, kuko aba yifuza ubwo bwami, aba akeneye kumenya iby'ubwo bwami, kandi abagomba kubihishurirwa, abagomba guhabwa ubutumwa noneho bumwereka yuko icyo akeneye akibona. Kubera ko uyu munsi wa none twebwe turahirwa niba dufite ubukene bwo mu mutima. Uyu munsi niba umuntu ari umukene mu mutima, akeneye Imana, kandi Imana ntabwo izamwihisha, ahubwo Imana izamwiyereka. Imana izamuha ibikwiriye. Imana izamuha kugira ngo abe umukire, kandi nta bundi bukire, nuko ubwami bw'Imana bwimikwa muri we. Hahita hasora ijambo Yesu yavuze ngo ubwami bwawe nibuze. Ubwo bwami uwo muntu ukeneye, uwo muntu ufite ubukene bw'umutima, ubukene bw'umutima bukenera Imana. Uwo muntu ukeneye umuntu wa kabiri uhirwa, hahirwa abashavura. Uwo muntu, kubera ko uwo muntu wakennye, ubundi iyo umuntu afite ubukene, ubundi uwo muntu aba afite n'amaganya, uwo muntu aba afite n'amarira. None uwo muntu rero, uwo muntu uhiriwe uwa mbere, nuko noneho afite n'iki? Afite n'amaganya. Uwo muntu, kuko noneho uwo muntu aba agiye gutangira guhozwa. Uwo muntu ufite ubukene aba agiye gutangira guhozwa. Uwo muntu aba agiye gutangira urugendo rwo guhozwa. Mbese waba ufite ubukene bwo mu mutima? Mbese waba wifuza? Mbese waba ufite ubukene bwo mu mutima? Mbese uyu munsi none waba ufite gushavura, ushavuzwa n'ubukene bwo mu mutima? Agahinda ko mu buryo bw'Imana ngo gatera umunyabyaha kwihana. Agahinda k'umunyabyaha kamutera kwihana. Uyu muntu ntabwo agira agahinda kandi, ahubwo agira agahinda ko gushaka iby'Imana. Agira agahinda ko kumva akeneye umushyikirano n'Imana, kuko aribo bazahozwa. Umuntu hahirwa abagwa neza, kuko aribo bazaragwa isi. Uyu muntu noneho asigara noneho ashaka, afite ubukene. Uyu muntu ufite ubukene, uyu muntu ubukene, ubundi baravuga ngo ubukene butuma umuntu agwa neza. Kubera ko uyu muntu rero ufite ubukene, uyu muntu n'ubundi afite imico, kandi iyi mico nta handi arimo arashaka icyamumara ubukene. Nagiye nitegereza iyo umuntu ba bantu basaba ku nzira, ba bantu baba bicaye ku muhanda, nta muntu ujya iteka umuntu yasaba akoresha ururimi rwiza, akoresha imvugo nziza, akoresha ngo Imana iguha umugisha, Imana igukubira inshuro zingahe, Imana ibigenze gutya, kubera yuko umuhaye icyo yarakeneye.
n'uyu muntu rero, n'uyu muntu ufite inzara, uyu muntu ufite ubukene, uyu muntu atangiye noneho kugira ubugwaneza, kandi ubugwaneza buri butume noneho agira gute, ahabona ubwami bwo mu ijuru. Uyu muntu ufite ubukene ni ukuvuga ngo imico ye iragaragaza ko afite ubukene kandi akeneye ijambo ry'Imana. Mbese nshuti yanjye, waba ukeneye ijambo ry'Imana? Mbese nshuti yanjye, uyu munsi dufite amateraniro, kandi aya materaniro niho Uwiteka Imana yahamagaye mu gihe gisa nk'iki kugira ngo ituzahure, idukure muri bya bindi twishingikirizaho, ahubwo noneho itujyane mu ijambo ryayo, itumara ubukene binyuze mu ijambo ryayo, idushyire mu umwuka, idukure mu mwuka w'ubwibone, ahubwo idushyire mu mwuka w'ubugwaneza, idushyiremo kumva yuko dukeneye agakiza kugira ngo n'abandi bakizwe, iduhe kugira ngo twumve yuko twakirijwe kugira ngo n'abandi bakizwe. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Noneho wa muntu ubundi ubukene n'inyota ntabwo bijya bisigana. Uyu muntu ufite inzara n'inyota, uyu muntu noneho abagiye guhazwa, kuko umara ubukene ni Yesu Kristo. Kuko Yesu Kristo niwe wabwiye wa musa, arabwira ngo amazi nzaguha ntabwo uzigera ugira inyota ukundi. Yesu Kristo akeneye umuntu ufite inzara, akeneye umuntu ufite ubukene. Yesu Kristo arashakisha kugira ngo amusange, amwuzuze, kuko ari we wuzuza. Yesu Kristo ari ku musozi arimo arerekana abahiriwe abaribo. Bya bindi abantu b'uyu munsi none bavuga ngo muri Matayo 5 muzumirwa. Ese impamvu bavuga ngo muzumirwa ni iyihe? Ntabwo baba bazi ikikubiyemo, ariko kandi bazi ni ikintu kibera ku musozi. Ni ahantu Yesu yazamukanye n'abigishwa, kandi Yesu yaragize umugisha wo kubona abantu benshi. Uyu mugisha Yesu yari afite, yagombaga kwereka aba bantu benshi. Muri bo hari harimo abakene, hari harimo abafite inzara, bari barimo abantu b'uburyo bwose, ariko Yesu arimo abereka ikigomba kubamara ubukene. Natwe uyu munsi ikigomba kutumara ubukene ni ijambo ry'Imana. Umunyazaburi yaranditse ngo nabiki ijambo ryawe mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Zaburi 105:119. Kandi ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira mu nzira zanjye. Uwiteka, hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Mbese uyu munsi none ndi umunyambabazi? Mbese uyu munsi none iyo umuntu andebye abona ndi umunyambabazi cyangwa se ndi umugwaneza? Mbese uyu munsi nifuriza abandi by'agakiza? Mbese uyu munsi none mfite ubukene bwo mu mutima butuma nifuza Imana? Icyampa uyu munsi none njye nawe tukaba dufite ubukene bwo mu mutima, kandi ubukene bwo mu mutima butuma dushakisha Imana. Ngo muzashaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Kandi ntabwo Imana iba kure yacu, kuko Imana iri kumwe natwe. Kumva yuko rero ahantu uri kumwe n'Imana, ibyo bizakurinda mu rugendo rwawe rwose. Kumva yuko ahantu uri Imana ihari, kuko Imana ntabwo iba kure yacu, ahubwo Imana ibana natwe. Mbese ujya utekereza yuko uri kumwe n'Imana? Mbese mu bikorwa byawe aho uri hose ujya wumva yuko uhagararanye n'Uwiteka? Mbese ujya utekereza ko igikorwa ugiye gukora gihesha Imana icyubahiro? Umurongo wa 7 niho tubonye ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Niba bazagira gute? Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Umurongo wa 8, hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Uyu muntu Yesu arimo arerekana abahiriwe abaribo. Yesu yazamutse umusozi ari kumwe n'abigishwa, ariko kandi hari imbaga nyamwinshi imukurikiye. Arimo arerekana muri abo ngabo bamukurikiye, arimo arabereka abagomba guhirwa abaribo. Arimo areka cya kindi abantu b'uyu munsi none baravuga ngo muri Matayo 5 muzumirwa, ariko batazi cyanditswemo.
rero nabahiriwe uyu munsi none. Impamvu abantu bazumirwa nuko bazisanga batari mu mugabane w'abahiriwe, nuko ibingibi bategeze bazamukana na Yesu Kristo, ngo bazamukana umusozi, abereke ibibera ku musozi, abereke umusozi kiwuriho, abereke umusozi w'imigisha, abereke abazamure, abereke abahiriwe abaribo. Mbese urahiriwe? Mbese ndahiriwe? Hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Abakiranura, iri jambo gukiranura, mbese uyu munsi none waba uri ukiranura cyangwa urakiranirwa? Mbese uyu munsi none iri jambo ryo gukiranura nukuvuga ngo ni impande ebyiri zirimo zikirana, none uri ugomba kuzikiranura. Ni impande ebyiri zifitanye ibibazo, ahubwo mbese aya makimbirane je sinshobora kuba nteza amakimbirane aho kugira ngo nkemure amakimbirane. Mbese umunsi none ntabwo nshobora kuba nanjye mpagaze nitwa yuko ndi mu bahiriwe nyamara ntahiriwe. Mbese umunsi none uri mu bahiriwe ariko niba utanarimo. Ijuru ryatanze, niyo mpamvu uyu munsi none ijuru ryateguye amateraniro kugira ngo twongere turebe ikidutandukanya n'Uwiteka, icyatuma tuzabura umugisha wasezeranwe. Kandi uyu mugisha wasezeranwe ngo Yesu Kristo niwo mugisha isi yegeze yakagira, kandi uyu Yesu Kristo niba ari wo mugisha isi yegeze akagira, dukwiriye gushakisha kwakira uyu mugisha, kuko uyu mugisha waratanzwe, kandi uyu mugisha uko watanzwe nahawe nanjye kugira ngo tuwakire, kuko uyu mugisha Yesu Kristo niba ari wo mugisha isi yegeze yakagira, niba uyu mugisha isi yagize utarimo uwushimikira ngo wakire, niba utarimo ushaka kwakira Yesu Kristo, niba utarimo ushaka ngo ushake kubonera kwa Yesu Kristo, nshuti yanjye, watangira urugendo rwo kugira ngo ushake Imana, kuko baravuga ngo muzashaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Ariko Yesu yazamukanye n'abantu, yazamukanye n'abigishwa be ku musozi, kandi kuzamuka nuko yarabonye abantu benshi bakeneye ubufasha, yarabonye abantu benshi bafite inzara, bafite inyota, kandi iyo umuntu afite inzara ararya. Uyu munsi none abantu benshi bafite inzara ariko bishwe n'inzara kandi baraha ibyo kurya biri. Uyu munsi abantu benshi bafite Bibiliya mu biganza byabo kandi bafite n'umwuka w'ubuhanuzi, ariko uyu munsi none Bibiliya ntabwo igisomwa kubera ko hari ibindi byinshi byasimbuye Bibiliya. Abantu benshi bafite umwuka w'ubuhanuzi ariko umwuka w'ubuhanuzi waguye wifurika, barashaka guhanura ariko birengagije ubuhanuzi. Abantu barashaka kuvuga iby'ubuhanuzi ariko birengagije umwuka w'ubuhanuzi. None bazavugira ko Imana ivugira muri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi. Nshuti yanjye, ndagira nkubwire ngo wongere usubire ku rufatiro, wongere wicare hasi winire. Nasomye amagambo aboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye ngo abavodwa n'abawaridesi ngo akenshi bakeshaga ijoro biga ijambo ry'Imana. None twebwe uyu munsi none dufite uburyo bwo kwiga ijambo ry'Imana, dufite imuri, dufite amatara, ariko bo bakoreshaga n'ibishirira kugira ngo bige ijambo ry'Imana. Ngo buri nyuguti yose basabaga Imana kugira ngo imico iranga abana b'Imana nabibarange, kandi ngo izo nyuguti ziye mu mibereho yabo aho zihindura ubuzima bwabo. Ariko ngo nabiki ijambo rya mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Bashakaga no kubika ijambo ry'Uwiteka. Ni naho mpamvu igihe cyose basubizaga baratubwiraga nimutubwire mu byanditswe byera aho dutandukane, cyangwa se icyo twirengagije cyo mu byanditswe byera. Iyo bagabasakiranye n'akaga bakoreshaga ibyanditswe byera, bakavuga ngo nimutwereke muri Bibiliya aho twaba twishe, cyangwa se niba turi mu makosa turabivamo. None se musonone twebwe twaba twaragize ijambo ry'Imana aho umuyoboro. Mbese musonone ijambo ry'Imana riracyatuyoboye, cyangwa turimo turayoborwa n'amarangamutima yacu? Reka nabwire igihe kimwe umugabo ngo yajyaga asenga mu gitondo na nimugoroba ukagiye kuryama, akiragiza Uwiteka, akamuragiza uwo munsi, akavuga ngo Mana undinde umpe kuba amahoro.
umugabo biba imico ye biba akamenyero, ariko uko isi yakomezaga kumushaka, igihe kimwe yaravugaga ati isengesho akarisenga iminota 5, ubugezeho iminota 3, ubugezeho iminota 2. Uko yagendaga azamuka mu butunzi niko yagendaga noneho igihe cyo gusenga kigenda kigabanuka, ukazamuka mu butunzi ariko igihe cyo gusenga kigabanuka, ukazamuka ariko kigenda kigabanyuka, ukazamuka kigenda kigabanyuka. Noneho umugabo agera ubwo ngagera kuri za ku modoka nini atuba mu mahanga. Noneho umugabo ahandi yasengaga iminota 5 ageze ku munota, noneho bigezaho agera akavuga ngo Mana uranzi. Noneho bigeraho noneho abura umwanya burundu, abura umwanya wo gusenga. Arangije ngaravuga ngo reka nandi ku rwandiko ndushire hariya, ninjya ndurebaho Imana izagiriza ibyo nshaka. Uyu munsi ubwo none abantu benshi babuze umwanya wo gusabana n'Imana kubera ubutunzi. Abantu benshi bahoraga basabana n'Imana bariho baragenda basubira inyuma. Umuntu akagera akavuga ngo Imana iranzi. Yego Imana irakuzi, ariko se umusabano ugirana nayo ni uwuhe? Uyu munsi abantu benshi turimo turashaka kubwira Imana, ariko ntabwo Imana turimo turashaka kwereka Imana yuko ituzi. Imana iratuzi, ariko se mu rwo ruhare rwo kugira ngo Imana imenye ngewe uruhare rwanjye nk'umunyabyaha n'uruhe? Niba Imana irimo irashaka yuko uyu munsi naba mfite mbese ubundi mfite ubukene, mbese ubundi ndayikeneye, mbese ubundi mfite ubukene. Nimba rero mfite ubukene, ndashaka icyamara ubwo bukene, kandi ubukene bwo mu mutima nta wundi bumara usibye Imana yonyine niyo ikemura ikibazo cy'ubukene bw'umutima. Iyo umuntu afite ubukene bw'umutima abatangiye ahantu heza, abatangiranye n'intambwe yo gushaka Imana. Iyo umuntu afite ubukene abatangiye urugendo ahantu heza, kubera ko urugendo ubundi rwacu rutangiranwa no gukora. Urugendo rwacu rutangira no gushyira mu bikorwa kugira ngo tubone ibitunga. Uyu munsi none rero ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga ryo kugira ngo rutumare ubukene bwacu. Mbese uri umukene? Mbese ukeneye ijambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana ryaratanzwe kugira ngo rimbere umuyoboro, kandi uyu muyoboro ari wo muyoboro uzageza ku Mana. Bika ijambo ry'Imana mu mutima wawe kugira ngo utayicumuraho, kandi witoze kubana n'Imana. Uyu munsi wa none niza amagambo aboneka mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose, ngo iyo umuntu yasengaga inshuro 2 ku munsi cyangwa se inshuro 3, iyo umuntu yirengagije gusenga inshuro 1 yonyine, inshuro 1 gusenga inshuro 1, ngo kugira ngo agire imbaraga nk'izo yarafite, ngo bimusaba kwiriza ubusa iminsi 3. Kugira ngo umuntu yongere agire imbaraga nk'izo yarafite, ngo bimusaba iminsi 3. Niba rero uyu munsi none waradohotse mu gusenga, niba uyu munsi none waradohotse mu gusabana n'Imana, niba uko wasabanaga n'Imana byarahindutse, Uwiteka Imana arimo aragira ngo wongere ugaruke ku rufatiro rw'ukuri, wongere ugirane umushyikirano nayo, kandi wongere ugaruke kugira ngo usabane nayo. Uyu munsi Satani arakurasaho ibitero kugira ngo utabonera umwanya ijambo ry'Imana. Satani aratuma abantu benshi tuba muri jugujugu. Satani aratuma abantu benshi tudashyira intekerezo zacu ku ijambo ry'Imana. Satani aratuma abantu tudakora ibikwiriye, kandi turi mu gihe cyo gukora ibikwiriye, turi mu gihe cyo gusohoza icyo Uwiteka yavuze. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka. Ahangaha noneho ijambo hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ariko kandi Yesu arimo aravuga ngo hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka. Mbese uyu munsi none ubona warenganizwa gukiranuka? Mbese uyu munsi none mu kazi ukora, aho uri, aho utuye, mbese uyu munsi none baguhora gukiranuka cyangwa baguhora bya bindi tubamo? Mbese uyu munsi none uramutse upimwe mu gipimo, wasanga uyu munsi none ukiranuka cyangwa se nasanga nkiranuka? Niba rero ntakiranuka, niba mpimwa ngasanga gukiranuka kwanjye kuri hasi, ndasaba Imana kugira ngo ntangire urugendo, ndasaba Imana kugira ngo ntangirire aho gutangirira, ntazisanga naratandukanijwe n'ijuru kandi mvuga yuko ndi mu ngoma y'ijuru.
ndasaba Imana kugira ngo uyu munsi none yongere inte gutangira urugendo rwo kongera kuba mu ruhande rwayo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe mwishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyirije abahanuzi ba mbere. Uyu munsi none Uwiteka Imana arimo aratwereka ubwo natwe bazaturenganya, ubwo natwe tuzishime cyane, ubwo bazaba baturenganije bataduhoye ikindi, ahubwo baduhoye ijambo ry'Imana, baduhoye gukiranuka. Kandi gukiranuka ni ugukenuka kwa Yesu Kristo, kandi gukiranuka kwa Yesu Kristo ntabwo kwizana, ahubwo kuraharanirwa. Ubwo bazaturenganya baduhora ijambo ry'Imana, baduhora kongera kuba uyu munsi none, kongera kuba umurongo muzima, kongera kuba abantu bakwiriye bijuru rishaka, nk'uko barenganije abatubanjirije. Nk'uko uyu munsi none intambara ikomeye iravuga ngo, intambara ikomeye ku rupapuro rwaho rwa 38, reka twumve ukuntu bavuze dusa naho dusoza, dusa naho tugana ku musozo. Urupapuro rwa 38, Imana yemeye ko abanyabyaha batera imbere kandi bakerekana urwango bayanga, kugira ngo igihe bazaba bujuje urugero rw'ibicumuro byabo, mu gihe cyo kurimbuka buheriheri kwabo, bazibonere ko Imana itabera kandi ko ari inyambabazi. Umunsi wo kwihorera kwayo uri bugufi, ubwo ubugome mu mategeko yayo, abagomera amategeko yayo bakarenganya ubwoko bwayo bazahabwa ingororano ikwiriye ibyo bakoze. Ubwo buri bugome n'akarengane kose bakoreye intore z'Imana zinambyeho, bazabihanirwa nk'ababikoreye Kristo ubwe. Uyu munsi wa none abana b'Imana, abanyabyaha bariho barakorera akarengane iki? Abana b'Imana. Imana yemera ko abanyabyaha batera imbere. Wumva aya magambo, Imana yemera yuko abanyabyaha batera imbere kandi bakerekana urwango bayanga, kugira ngo igihe bazaba bujuje urugero rw'ibicumuro byabo, mu gihe cyo kurimbuka buheriheri kwabo, bazibonere ko Imana itabera. Uyu munsi Imana yemera yuko ibyo bintu bibabaho, ariko kandi reka mbabwire uyu munsi inshuti yanjye, hari ikintu cya mbere, hari ikindi kibazo amatorero yo muri iki gihe cyacu agomba kwitaho. Intumwa Pawulo aravuze ati, abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Abashaka kujya bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. None se kuki kurenganywa k'ubwoko bw'Imana bisa n'ibyacogoye cyane? Turimo turagana ku musozo nshuti yanjye, turimo turagana ku musozo, ntabwo rwose mbarambira, turimo turagana ku musozo. Ariko aravuga ngo kuki none bisa ni kuki kurenganya ubwoko bw'Imana bisa n'ibyacogoye cyane? Impamvu imwe rukumbi ibatera nuko itorero ryataye ukwera kwaryo rigakurikiza iby'ab'isi bakora, ku buryo nta gituma barirwanya. Ntabwo iyobokamana ryo muri iki gihe cyacu rirangwa n'imico itunganye yarangaga kwizera kwa Gikristo kwabo mu gihe cya Kristo nabo mu gihe cy'intumwa ze. Impamvu imwe rukumbi ituma muri iki gihe ubukristo busa, impamvu imwe rukumbi ituma muri iki gihe ubukristo busa n'ubufatanyije n'isi, nuko abakristo badohotse bagashyigikira icyaha. Abakristo ngo baradohotse bashyigikira icyaha, ntabwo ari ikindi. Uyu munsi none impamvu abakristo nimo badohotse, ntabwo ari uko ari abandi, ahubwo abakristo nitwe twadohotse. None impamvu badohotse, ariko Imana irimo irongera, nuko kandi bakabije kutita ku gukomera ko mu ijambo ry'Imana. Ni ukubera ko gukiranuka kuzima kugaragara mu itorero ari guke cyane. Ariko reka wumva amagambo asoza, nihabaho ivugurura mu kwizera n'imbaraga byarangaga itorero rya mbere, muzirebera uko umutima wo kurenganya uzongera ukabaho, kandi imirimo yo kurenganya izongera gukongezwa. Nshuti yanjye,
kandi muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo impamvu imwe rukumbi ituma uyu munsi wa none nta hantu na hamwe dutandukaniye n'ab'isi, ariko Imana irashaka yuko tugira itandukaniro, tukagira itandukaniro ridutandukanya n'isi. kandi ngo uyu munsi wa none umurongo utandukanye ubwoko bw'Imana n'abutari ubwoko bw'Imana ngo ugiye kuzagaragara cyane, ku buryo umuntu wese azajya ahagarara ko akabona niba uri umwana w'Imana cyangwa utari umwana w'Imana. ariko nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo ni uyu munsi wa none ntihazagira ikintu gituma ugamburuza, ahubwo uzakomeze kubana n'Imana, kandi uzakomeze kugira ukwizera gushyitse, uzakomeze kunamba k'Uwiteka, kandi Uwiteka azaguhe kugira amaherezo meza, Uwiteka aguhe gutangira urugendo neza, Uwiteka aguhe ubukene bwo mu mutima, Uwiteka aguhe kwifuza no gushaka ubwami bwe, kandi Uwiteka aguhe kumva yuko ukeneye yuko ijuru ryabana nawe. Nicyo ngusabira, nanjye nisabira kubwa Yesu umucunguzi wacu, amen. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihimbazwe. Wabanye natwe kandi waturinze, ntabwo dushidikanya yuko ijuru ryamanutse kubana natwe muri iyi minsi. Turakwinjiza cyane ngo ubwo dutangiriye aho gutangirira Mwami Imana, ubwo dutangiranye n'ubukene bwacu, utumara ubukene, kuko ari wewe soko imara ubukene, ni wowe soko imara inyota. Reka rero ijambo ryawe ribibwe mu mitima yacu, kandi iri jambo uriduhe turikomeze, kandi kurikomeza ni ukuryumvira. Tubisaba kwizera kubwa Yesu umucunguzi wacu, amena.